Ku bantu muzi gukurikirana ibijyanye n'amakuru y'abasitari murabizi neza ko uwitwa Niyo Bosco yateye ivi ku wa 17/02/2025 aribwo uwitwa Niyo Bosco yateye intambwe ya mbere ishyira ku kubana n'umugore we yihebeye. So nibwo rero ibi birori byabaga ku itariki 17 ariko kugeza n'uyu munsi abantu batarabishyira amakenga bagikomeze kugenda bavuga amagambo agiye atandukanye ku bijyanye nyine n'iyi nkuru. So Niyo Kwizerwa Bosco umusore w'imyaka ubungubu 25 kubera ko ubu yavutse mu 2000 ndetse akaba agaragaze yuko by'umwihariko agiye gukorana ubukwe n'uwitwa Irene Mukamisha, ndetse uyu mukobwa rwose nk'uko bigaragara akaba ari umukobwa w'ikizungerezi. Mvuze ko uwitwa Niyo Bosco mu kureba atigeze yibeshya na busa. Rero amakuru akomeje kugenda aba menshi, abantu batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye cyane cyane kuri iyi nkuru. Ngira ngo mwarabibonye neza ko ibirori byari ibirori, ndetse nanahamya neza ko byagenze neza kurenza uko abantu benshi ahari babitekerezaga. Rero iki ngiki witwa Niyo Bosco akaba yaravuze ko ari umwenda, bisa nkaho ari umwenda yasigayemo umubyeyi we witahiye. Ngira ngo mu mwaka washize nibwo nabwo havuzwe inkuru y'akababaro ku witwa Niyo Bosco, ndetse byagaragazaga yuko witwa papa we yitahiye, ndetse ubu ngubu akaba avuga ko rwose uyu nguyu wari wo mwenda asigayemo papa we aricyo kintu yarasigaje kuba yamwereka, ariko nta kundi ubwo azabyereka abasigaye. So rero uyu Mukamisha Irene yakomeje kugenda avugisha amagambo menshi, abantu benshi bagiye batandukanye bitewe n'ubwiza bwe butangaje, ariko nanone bamutanyurwa nabo ntibasibe kugenda bavuga byinshi bigiye bitandukanye, bavuga ko uyu mukobwa ashobora kuba akurikiye amafaranga ahanini, nyuma y'uko amafaranga abuze bakagera mu kibazo cy'ubukene, nk'uko ngo bagenda babigaragaza, nk'uko bagenda babivuga, bavuga ko uyu mukobwa ashobora kutazaba impande ya Niyo Bosco ubuziraherezo. Akavuga ko icyo amukurikiyeho ari amafaranga. Comment zitari nziza cyane rwose ziri kugenda zikurikirana ayo mafoto muri kugenda mureba imbere yanyu. So ni ibirori rero navuga ngo byari bibereye ijisho, ahanini byabereye hariya La Paris, hariya Igashora mu karere ka Bugesera, ariho bino birori byabereye. Navuga ko byitabiriwe n'abahanzi ndetse n'abantu baba muri entertainment cyane cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bagiye batandukanye. Nkaho navuga Junior Giti yarahabaye, ndetse uwitwa Bwiza yarahabaye, ndetse hariyo Kamikazi Dorcas ndetse n'umugabo we Drago, ndetse na Vestina birumvikana ntiyari kuhabura. Uwitwa Chris Easy yarahabaye, uwitwa Irene cyangwa se Murinda Habi nawe yarahabaye, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye b'abastari bakorana bya hafi n'uyu witwa Niyo Bosco. Dore ko ari ibirori byatangijwe ndetse n'indirimbo Niyo Bosco yaririmbiye uyu mukobwa, indirimbo nziza cyane y'urukundo, ubona ko kabisa ari ibirori by'akataraboneka byishimiwe n'abantu benshi, ndetse bari babyitabiriye babashije kuba banyurwa n'ibi birori kabisa byabaye kuri uriya munsi. Kubona ko rwose byari ibirori byiza cyane bibereye ijisho. Abantu bakaba bategereje icyitwa ubukwe bwa babiri bombi, ese buzaba ryari? Rero navuga ko ari ibintu n'ubundi byari bitegerejwe, kubera ko mbere y'uko ibi byose biba habanje gucicikana imitoma idasanzwe hagati y'aba babiri bombi ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane za Instagram bagenda bakoresha. Dore ko mbere y'uko uyu mukobwa yagize isabukuru, Niyo Bosco yagize gutya aramushimagiza rwose, amutera imitoma, abantu bose barumirwa, ndetse bamwe bavugaga ko Niyo Bosco atari hafi kuba yashaka. Amagambo yahise asubira rwose. Navuga ko byari ibirori byiza bibereye ijisho ku mpande zombi, ubona ko rwose aba bana babiri bari bishimye. So navuga ko ari ibingibi narinje kuba nakubwiraho. Bikaba bimwe rero mu bintu bikomeje kugenda bizengura ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, abantu benshi batanga ibitekerezo uko babyumva ndetse n'uko babibona. Bakaba babona ko iyi famiye mu by'ukuri abenshi bakaba babona ko itazarambana, bitewe n'uko uyu mukobwa ahanini bishoboka ko ashobora kuba ngo akurikiye amafaranga. Ibyo ni ibiri kugenda bivugwa, ntabwo ari njyewe uri kugenda ubivuga. Nuko nguko
bihagaze muri rusange. So bukomeze mugire ibihe byiza. Iyi yari Kigali Heart Celebs Entertainment, amakuru y'abastariyo nakagaruka.